Amateka, urukundo, imibereho ya buri munsi bya Anita Pendo. Ndagusuhuje we tubanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Jya ugiye kukibagezaho, ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Anita Pendo ni umunyamakuru wabigize umwuga kuri RBA, akaba kandi akora nka MC, aribyo umushyushyarugamba. Akora nka DJ, aribyo bizwi nko kuvanga imiziki. Akina amakinamico, ni umubyinnyi, aramamaza ndetse ashabika no muri byinshi bitandukanye. Anita Pendo yavutse mu mwaka w'1986, avukira mu gace kitwa Mengo mu gihugu cya Uganda, niho yabaga n'umuryango we. Ukwezi kwa munani 1994 nibwo we n'umuryango we bagarutse mu Rwanda. Anita ni umwana wa mbere mu bana 7 bavutse ku babyeyi bo Cyprien Mpabuka na Apofia Mukampabuka. Anita Pendo yize gufata inshingano mu gihe yabuze umubyeyi w'umugabo akiri muto, yarezwe na mama we ariko aba kwa nyirakuru. Anita ni umunyamuhate ndetse ni umunyembaraga. Pendo afite abana 2 b'abahungu aribo Tirani wavutse ku itariki 29 Kanama 2017 na Riyani wavutse ku itariki 6 Ukwakira 2018. Bose yababyaranye na Ndanda Alphonse, ndetse bombi akaba ari abana batangiye kwiga umupira w'amaguru mu ishuri rya Dream Team Football Academy yayoborwa na Jimmy Mulisa wahoze akinira APR FC, ikipe y'igihugu Amavubi. Anita ntabwo ahwema kugaragaza urukundo akunda abana be, dore ko yifashishije urubuga rwe rwa Instagram rukurikiranwa n'abantu benshi, aheruka kugaragaza uko urukundo akunda abana be rwamurenze, maze akiyandikaho ibimenyerewe nka tatuwaje, aho yayishyize mu gice cy'inyuma ku mugongo hafi y'intugu. Umushyushyarugamba akaba n'umunyamakuru Anita Pendo yatangaje ko hari indangagaciro zubatse ubuzima bwe zikazamura izina rye akamamara, yirengagije ibikomere yahuye nabyo birimo kuvugwaho amagambo mabi amwangiriza isura muri rubanda. Mu kiganiro n'Inyarwanda, Anita Pendo yatangaje ko yanyuze muri byinshi byabangamiye imwe mu myuga yamenyekanyemo nko kuvangavanga imiziki, kubyina, gutambutsa urwenya, itangazamakuru n'ibindi, ariko agakomezwa n'indangagaciro zamuhinduye ukomeye. Izo ndangagaciro zamwubakiye ubuzima, zamurinze byinshi birimo kubabazwa n'ibimuvugwaho by'ibinyoma, gucika intege n'ibindi byinshi byabaye akiga kubirenza amaso. Uyu mubyeyi w'umuhanga mu ruhando rw'imyidagaduro mu Rwanda yatangaje ko hari bimwe byamuvuzwaho bikomeye bikamubabaza, nko kumwita umutinganyi, kumwibasira, bavuga ku buzima bwe bw'urukundo n'ibindi. Yavuze ko yababajwe n'umuntu wamwise umutinganyi kandi bwari ubwa mbere yumvise iryo jambo mu matwi ye. Avuga ko inkuru zivugwa ku rukundo rwe zakabirijwe akibasirwa, kandi kujya mu rukundo no kuruvamo ni ibintu bisanzwe ku bantu bose. Anita Pendo ukunze kwiyita umugore wirwanyeho yageze kuri byinshi binyuze ku myidagaduro. Umunyamakuru Anita Pendo avuga ko yinjiye mu kazi ke yifuza kwiyubaka no kureba ku nyungu z'igihe kirekire, aho kumara igihe atekereza ku byatuma yamamara no kumenyekana hose. Atangaza ko yifuje kugira ubumenyi buhagije mu byo akora, akareba niba ibyo ari gukora bimutungiye umuryango, bityo akaba umunyambaraga mu byo akora umunsi ku munsi. Ati, nabanje kubaka ubumenyi nkareba niba ibyo ndi gukora byantungira umuryango, sinite ku kwamamara. Pendo yatangaje ko indangagaciro ya kabiri yamuranze ari ukunyurwa. Umunyamakuru ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Anita Pendo yavuze ko ubuzima bwe bwaranzwe no kunyurwa uko ari no kwakira ubuzima abayeho, bigatuma yishimira ibyo afite. Anita Pendo yagize ati, kunyurwa n'urwego ndiho byagiye bimfasha ngakomeza no kudatakaza umurongo w'icyo ndiho. Uyu mugore mwakunze mu mwuga w'itangazamakuru yavuze ko kugendera mu burere yahawe byamurinze ibintu byinshi, bikamurinda kurengera no kwangiza intego ze. Ati, mu byo dukora byose akantu k'uburere uba warahawe gakwiye kuguma muri wowe. Hari imipaka ntagomba kurenga kubw'uburere nari narahawe, hari ibyo ntakoraga. Yatangaje ko hari byinshi byamuvuzweho bibi abeshyerwa, ariko akirengagiza amagambo yose, ahubwo agahangayikishwa n'ahazaza yifuzaga kubaka. Pendo wibasiwe cyane ku buzima bw'urukundo n'ibindi, yavuze ko yize gukomera mu bimubabaza akirengagiza ibivugwa. Ashimira Abanyarwanda bamugiriye icyizere yaba mu bibi no mu byiza byose yakoze, ko aho yatsikiye bamufashe ukuboko bakamuzamura bakamwereka urukundo. Kuri Anita Pendo kuva mu mwaka wa 2014 yakwinjira muri RBA
yemeza ko aribwo ubuzima bwe bwahinduye icyerekezo. Ati ubuzima bwanjye bwagize impinduka kuva natangira gukorera RBA muri uwo mwaka. Navuga ko aribwo bwagize ishusho. Kuri ubu Anita Pendo azwi muri RBA mu biganiro bitandukanye bica kuri televiziyo y'igihugu birimo icya The Jam na Weekend Friday Flight. Hakaba kandi bica kuri Magic FM na Radio Rwanda nka Magic Morning, ndetse n'amakuru y'imyidagaduro atangaza mu makuru ya Radio Rwanda buri wa gatatu mu gitondo. Uretse akazi Anita Pendo akora kuri RBA, ni n'umusangiza w'amagambo cyangwa umushyushyarugamba MC. Akabifatanya no kuvanga indirimbo DJ mu tubyiniro no mu bitaramo bitandukanye. Anita Pendo muri Mata yegukanye igihembo mu byatangiwe muri Ghana byiswe Ladies in Media Award. Anita Pendo yegukanye iki gihembo ahigitse abarimo Delay wa Ghana, Jacinta Gomez wa Afurika y'Epfo, Vanessa Malawa Afurika y'Epfo, Azeza Hashim wa Kenya, Mandela Afurika y'Epfo, Violette Gwala wa Zimbabwe, Rita Isaac wa Ghana n'abandi. Nyuma yo kwegukana iki gihembo, Anita Pendo yavuze ko atari yiteze iki gihembo. Yagize ati mu by'ukuri ntabwo nari niteze kwegukana iki gihembo, gusa Imana yibizi ibihe bya nyabyo. Nishimiye ubuntu, imbabazi n'urukundo by'Imana. Iri ni itangiriro. Mbere y'uko Pendo yakira iki gihembo, yari yabanje kwakirwa na Ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, Rosemary Mbabazi. Ladies in Media Awards ni ibihembo byatangijwe n'umuryango Ladies in Media Organization mu mwaka wa 2022 mu rwego rwo kuzirikana uruhare rw'abagore n'abakobwa bari mu itangazamakuru ryo muri Afurika. Anita Pendo ukunda kuvuga ko ari umugore wirwanyeho, agira inama buri wese ushaka kugera kure mu byo yiyemeje ko icya mbere ari ugukorana umurava. Ati akazi kose ukora ujye ugakora neza n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ikiganiro naha tugisoreje. Ndagushimiye twabonye muri iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora ukore kuri like. Imana ibarinde.